muri uyu mugoroba tugiye kureba amahirwe azanwa no gutsindishirizwa. Icyigisho cyiza, amahirwe azanwa no gutsindishirizwa. Mbese bishobora kutumarira iki? Mbese igihe tutabifite igihombo dushobora kugira ni ikihe? Mbese kubera iki ibyo bintu Imana ibiremereza, ijambo ryayo rikabiremereza? Mbese inyungu irimo idasanzwe ni iyihe? Mbese waba umukristo mwiza akagerageza kubahiriza ibintu bamubwira, iby'ibyo bintu abantu bakabireka, mbese igihombo byazamuhombya ni ikihe? Tugiye kureba amahirwe azanwa no kunyura inzira y'Imana neza, azanwa no gutsindishirizwa. Kandi tugiye gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 5. Turasoma imirongo nk'ine duhereye ku murongo wa mbere n'umutwe w'amagambo n'ubundi bavuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa kubwo kwizera. Aya mahirwe arakomeye cyane. Aya mahirwe ashobora kumenywa n'umuntu watsindishirijwe wenyine, kuko aya mahirwe nta wayasobanurira utaratsindishirizwa ngo ayumve neza, ahubwo aramutse atsindishirijwe yamenya amahirwe yabyo. Ku murongo wa mbere haranditse ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo bintu byose nari ndimo mbabwira nagiye numva kugeza ubwo wumva umuntu wo ku Gisenyi araguhamagaye, kumva umuntu wo mu Ruhengeri utari muri aya materaniro araguhamagaye, mbese ukumva igikuba cyacitse. Ibyo ni ibimenyetso by'uko umuntu abura amahoro mu mutima we. Reka mbabwire, ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Dukeneye kugira amahoro mu mutima wacu, atari uko wenda intambara zidahari, atari uko n'ibintu byose bimeze neza, ariko kuko twatsindishirijwe no kwizera. Pawulo yaranditse ati dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi iyi migisha izanwa no gutsindishirizwa ni imigisha abantu bose bakeneye kubona mu mitima yabo, kuko iyo tuvuga ngo dufite amahoro ku Mana akaba ari umugisha, cyangwa se dufitanye amahoro n'Imana, imbere y'Imana ntabwo hahita hasohora rya jambo ngo mbese ninde uzaciraho iteka intore z'Imana? Ni Kristo se? None se ni data wa twese? Ahubwo aravuga ngo ntawe uzarega intore z'Imana, nta n'uzaziciraho iteka, kubera ko zaratsindishirijwe, Imana irazemera kandi zifitanye amahoro n'Imana. Aya mahoro rero yanditse aha, abantu benshi iyo babwiye byerekeranye no kwemerwa n'Imana no gutsindishirizwa, barakubwira batari ko si ikimenyetso gishobora kuba gihari kindi kitari ukugira amahoro ni ikihe? Nibyo koko ni ukugira amahoro, ariko kugira amahoro hari ikintu kimwe nanone nababwira. Ndagira mbabwire ko ayo mahoro agomba kuza ryari. Ubu uko turi aha twese dufite amahoro, nta ntambara zihari, nta muntu waburaye, nta kibazo kidasanzwe gihari. Nubwo twaba dufite wenda ibibazo byoroheje, ariko nanone dufite amahoro. Imana rero mu gukiza umuntu, ikintu cya mbere ibanza kumukorera ni ukumwambura amahoro aba yari afite. Niyo ntambwe ya mbere Imana iteza umuntu, ni ukumwambura amahoro. Iyo Imana imaze kumwambura amahoro, yarangiza ikamuteramo umutima uhagaze, ikamuteramo umutima ufite impagarara kandi ufite ubwoba, utinya gucirwaho iteka. Uwo mutima uko uwo muntu akomeza gusenga, uwo mutima wo kugira ngo ugende, ahubwo ugenda wongera uburemere, arushaho kubura amahoro kuruta uko yayaburaga ejo. Kubera iki?
ubundi iki kintu bita amahoro kigomba kuza ari umuti w'indwara umuntu yari arwaye, kigomba kuza ku muntu wari waratakaje amahoro yose, wari waratakaje ibyiringiro byose. Ndajya mbabwire ko mu mpano z'umwuka tujya dusoma Abagalatiya, niho dusoma imbuto z'umwuka n'imbuto za kamere. Muri izo mbuto z'umwuka zanditse mu Bagalatiya hari imbuto eshatu ziza ku munsi wo gutsindishirizwa, izindi ziza gahoro gahoro nyuma, ariko izi eshatu ziza ku munsi wo gutsindishirizwa. Reka nzisome maze mwumve ikintu gitangaje kihanditse. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya mu gice cyaho, igice cya 5, Abagalatiya igice cya 5, imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Reka nsome umurongo wa 22. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, bagakomeza. Muri izi mbuto zanditse mu Bagalatiya mu gice cya 5 umurongo wa 22 hari imbuto eshatu. Imbuto bita iyo ni imbuto ya mbere. Buriya rero kugira ngo ubwire umuntu yuko adafite urukundo ntabwo byapfa koroha, ariko uru rukundo ngiye kubabwira aha ni rwa rundi badusomeye ku muntu bita mu Kristo, igihe yari amaze kugirirwa neza ngo yumvise afite urukundo rwinshi cyane akunda Yesu, kugeza ubwo yavuze ngo iyaba nari mfite amaraso angana n'amazi nakwemera kuyavushwa ku bw'izina rya Yesu Kristo. Uru rukundo ni urukundo rudasanzwe rw'Imana, ni urukundo rwuzura umutima w'umuntu. Icya kabiri ni ibyishimo. Ikintu bita ibyishimo nabyo, iyo umuntu ari mu nzira yo gushaka abadaheruka kwishima na rimwe, ibintu byose ababona imbere ye biba ari urucantege kandi biba ari ibimuciraho iteka. Ibintu byose biba ari ibigenda bimubwira yuko azarimbuka n'umutima uhagaze. Niyo mpamvu kuri uwo munsi agira ibyishimo byinshi. Icya gatatu ni amahoro. Iki kintu bita amahoro nacyo kigomba kuza gisimbuye intimba n'agahinda byinshi cyane, kandi kikaza kinganya uburemere n'intimba n'agahinda umuntu yari afite, ku buryo gihita kiba nk'umuti w'indwara umuntu aba yari arwaye. Ndaza kubasomera ubuhamya, kuko iyi ngingo ivuga ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana, ni ingingo ikomeye cyane. Hari ubuhamya nshaka kubasomera muri iki gitabo twakunze kukibandaho, nubwo atari cyo cyonyine twasomye, igitabo cy'Umugenzi. Ariko mbere yuko ngisoma ndagira ngo mbanze ngisobanureho gatoya, kuko iyo umuntu arimo aganira n'Abadivantiste biba ari ukwitonda cyane. Iki gitabo ngewe ngifata nk'ibindi bitabo byose by'umwuka w'ubuhanuzi, nk'ibitabo bya Elina White by'umwuka w'ubuhanuzi, kubera impamvu ebyiri ngiye kubabwira. Impamvu ya mbere ngiye kuyisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri paje 183. Ngiye gusoma impamvu ya mbere ngiye gukoresha iki gitabo kugira ngo mbanze kugisobanura, hato bitaza gutera ikibazo ngo kubera iki umuntu yasomye igitabo kitari icy'Abadivantiste. Impamvu ya mbere ngiyi, paje 183. Ubwo Yohana Bunyana yari afungiwe muri gereza mbi cyane, yari yuzuwemo n'abantu bakoze amarorerwa y'ubwicanyi, yahumekaga umwuka w'ijuru. Kandi aho hantu niho yandikiye igitabo cye cyuzuye ishushanyo mvugo kivuga iby'umugenzi wagendaga ava mu gihugu cy'irimbukiro agana ku murwa wo mu ijuru. Mu gihe gisaga imyaka 200, iryo jwi ryavuye muri kasho y'i Bedford ryagiye rivugana imbaraga ikora ku mitima y'abantu. Ibitabo bya Bunyana ari byo Urugendo rw'Umukristo n'ikindi cyitwa Ubuntu busaze ku munyabyaha ruharwa, byayoboye abantu benshi mu nzira y'ubugingo buhoraho. Ubu ngubu impamvu Elina White abavuze ibitabo bya Bunyana akavuga 2 byonyine, nuko bishoboka yuko Yohana Bunyana yanditse ibitabo byinshi, ariko kuvuga ibi 2 akabivuga n'amazina yabyo
ni ukugira ngo agaragaze ko ibi bitabo bigomba gufatwa nk'ibindi bitabo byose byigisha iyobokamana. Igitabo cyitwa urugendo rw'umukirisito n'igitabo cyitwa ubuntu busaze ku munyabyaha. Ibyo bitabo byayoboye abantu benshi ku nzira y'agakiza. Iyo ni impamvu imwe igiye gutuma nkoresha iki gitabo. Impamvu ya kabiri, iyo usomye kuri paji ya 5 y'iki gitabo hari ikintu kidasanzwe ukibonamo kigaragaza ko iki gitabo atari icya giporotesitanti mu buryo bwa gipantekoti. Paji ya 5 haranditse ngo akiri umusore Yohana yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima umurega azi ko Imana izabimubaza. Umunsi umwe yumvise umuntu yigisha ku cyaha cyo kwica isaba. Iki ni igihamya kigaragaza ko iki gitabo atari icy'abapantekote, kuko ntabwo abapantekote kwica isaba atari icyaha. Ariko Yohana Bunyana yumvise abantu baganira ku cyaha cyo kwica isabato, kandi abo bantu baganiraga bari abagore bakijijwe. Urahitamo iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya mu muriro w'igihenomu? Agira ubwoba bwinshi maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bucye ahura n'abagore 3 bakijijwe. Ngo abagore bagenje bate? Bakijijwe, baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'umwami Yesu. Amenya ko abo bagore babonye Yesu koko, bari barababariwe, bahanaga ubuhamya bw'uko bababariwe, sibyo? Aya magambo ari no kuri paje yindi nanone avuga iby'isabato. Ubwo se ndavuga ikintu nshaka kukivugaho, ndacyarimo kugisobanura no kugira ngo hatagira umuntu ugira ikibazo ibyerekeranye n'ubuhamya bwa byiringiro. Impamvu nshaka gusoma ubuhamya bwa byiringiro ni uko, reka mbabwire, ikintu cyitwa ibintu bimanitse mu kirere tukwiriye kubireka. Kandi ubu mushobora kwibaza impamvu ibi bintu bihora bigarukirana. Muri iri teraniro buri wese akwiriye gushakisha niba atari gutuma ibi bintu bigaruka, kuko niba ibi bintu bikigarukirana, nubwo nzi neza ko muri iri teraniro harimo abantu b'Imana bagenze urugendo rwa gikristo, ariko kubona ibi bintu bikigarukirana ni uko muri iri teraniro hakirimo n'ikibazo. Kandi umuntu akwiriye kwisuzuma ngo arebe ko atari we kibazo muri iri teraniro, ngo arebe ko atari nawe ushobora kuzanira iri teraniro umuvumo, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu batagira mu nzira y'Imana ndetse bakora ibyaha bashobora kwimisha itorero ryabo umugisha, kandi bashobora kurihamagarira umuvumo. Niba ibi bintu bigaruka, genda mu rugo witekerezeho, urugendo rwawe urutekerezeho neza, maze urebe yuko inzira y'Imana y'agakiza wayinyuzemo nk'uko iri. Aha rero kuri iki kintu cy'ubuhamya bwa byiringiro ndi busomemo amagambo make. Nuko mukristo atangira ati, reka nkubwire ijambo, ni iki cyabanje kugushakisha kugenda uru rugendo? Ni paji 135. Byiringira ati, umbajije icyabanje kuntera gushaka icyakiza ubugingo bwanjye. Mukristo ati, nicyo mbajije. Byiringira ati, namaze igihe kirekire nishimira ibiboneka bikagurirwa mu iguriro ryacu, ariko none namenye yuko ibyo bintu byari kuzandimbuza iyo nkomeza kubikunda. Mukristo ati, ni ibiki? Byiringira ati, ni ubutunzi bwose bw'iyi si. Nishimiraga cyane ibiganiro bibi no gusinda no kurahira Imana ubusa no gutukana no kubeshyana no gusambana no kwica isabato, ni hamwe nababwiraga n'ibindi bisa bityo bishaka kurimbuza ubugingo bw'umuntu. Maze numva iby'Imana mbibwiwe na mwene data mwizerwa wiciwe mu isoko ry'imburamumaro. Uwo mwanya wemeye ibyo wumvise ngo bikwereke uko wari umeze? Byiringira ati, oya, sinemeye uwo mwanya kumenya uko ibyaha ari bibi cyangwa yuko bizana gucirwaho iteka. Icyakora natangiye guterwa ubwoba n'ijambo ry'Imana, mera ko ngerageza guhumuriza ngo ntavirwa n'umucyo waryo. Mukristo ati, ariko niki cyatumye ugenza utyo ko Umwuka Wera yaratangiye kukwigisha? Byiringira ati, impamvu nizi. Iya mbere, sinari nzi yuko ibyo ari wo murimo w'Imana undimo. Sinatekereje na hato yuko Imana yishatse guhindura umunyabyaha ibanza kumwemeza ibyaha bye ko ari bibi.
iya kabiri, kamere yanjye yari ikiryoheye cyane n'ibyaha, sinashakaga kubireka. iya gatatu, nananirwaga guta inshuti zanjye za kera kuko nakundaga kubana nazo no gukora nkazo. iya kane, ibyo bihe numvaga ko ndi umunyabyaha uzacirwaho iteka byanteraga ubwoba no guhagarika umutima cyane, nicyo cyatumye ubwa nyuma ntashaka no kwibuka ibyo bihe na gato. Ibi ni uburyo Imana ikora ngo ifate umuntu wari utuje, wari ufite amahoro, imwambura amahoro ariko izamuha amahoro nyakuri. uyu mugabo uko arushagaho gusenga, aho kugira ngo amahoro ayazane anabwira Imana ati wampaye amahoro nari nifitiye, ahubwo amahoro arushagaho kuyabura no kumujya kure cyane, umutima arushagaho kumuhagararamo cyane. Ariko muze kumva ikintu Imana ibishaka n'icyo yamukoreye. Kandi reka mbabwire, nubwo ibintu muba mwarabisomye mba mbizi, kuko n'ibindi byose nabigisha mwabisomye, ariko impamvu bigaruka aba ariyo utindaho kandi aba ariyo uremereza mu mutima wawe. Kuko reka mbabwire, mu minsi iri imbere nibwo tuzabona koko amahirwe yo gutsindishirizwa yariyo. Nibwo muzabona yuko aribwo umuntu aba afite ikintu yirata bwonyine. Aha Mukristo ati, iyo wibutswaga nibyo yuko uriho urubanza rw'ibyaha wabasha kubyibagirwa vuba, byiringira ati oya si cyane, kuko muri ibyo bihe numvaga umutima wanjye urushaho kundega, kandi iyo natekerezaga kwisubira mu byaha narushagaho kugira agahinda, nubwo ubwenge bwanjye bwashakaga kubyanga. Mukristo ati, maze ugakora iki? Byiringira ati, natekerezaga yuko nkwiriye kugerageza gutunganya ingeso zanjye. Umuntu wese umaze gukorwaho n'umwuka wera, umva niwe muntu wa mbere urusengero ashobora kujya rukubura wenyine, abantu bose bo gusurwa bo mu itorero yabasura. Uyu muntu ahita atangira kugerageza ikintu cyose bavuze ngo arebe ko cyamugarurira amahoro yatakaje, ngo arebe yuko cyamuhesha ibyiringiro yabuze. Ibi bintu bikorwa n'umuntu wamaze gukorwaho n'umwuka wera, ahita agerageza imirimo yose myiza kugira ngo azagere ku rw'isomo rivuga ngo aho imbaraga zanyu zirangirira niho imbaraga z'Imana zitangirira. Nshuti zanjye muvandimwe, inzira y'agakiza irasobanutse neza, ahubwo twe ntidusobanutse. Maze ugakora iki? Byiringira ati, natekerezaga yuko nkwiriye kugerageza gutunganya ingeso zanjye, nagira ngo ninazitunganya sinabura gucirwaho iteka. Mukristo ati, wagerageje kuzitunganya? Byiringira ati, ye narabigeragezaga, nihunzaga ibyaha byanjye n'inshuti zanjye zikora nabi, ngakora imirimo ikwiriye abubaha Imana, nko gusenga, nko gusoma, nko kuririra ibyaha byanjye, nko kubwira bagenzi banjye iby'ukuri. Ibyo byose nabikoranaga n'ibindi byinshi biruta uko nabivuga nonaha. Ubwo arimo arashaka gutunganya ingeso ze uko nabivuga nonaha. Mukristo ati, ugikora ibyo wibwiraga ko uzakira? Byiringira ati, namaze umwanya mbyibwira, hanyuma ka gahinda kanjye kongera kumfata nka mbere, ntikabuzwaga nuko natunganyije ingeso zanjye kose. Mukristo ati, kuki se ko wari umaze gutunganya ingeso zawe? Byiringira ati, ibyabinteraga ni byinshi cyane, ni ukwibuka amagambo nk'aya ngo ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Yesaya 64:6. Kandi ngo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abagalatiya 2:16. Kandi ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe byose mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro, kuko twashoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Luka 17:10. N'andi magambo menshi nk'ayo, nicyo cyatumaga nibwira nti, ubwo ibyo nakiranitse byose ari nk'ubushwambagara kandi byanduye, ubwo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ubwo tukiri abagaragu batagira umumaro tumaze gukora ibyo twabwiwe gukora byose, ni ubupfu gusa kwibwira yuko nzinjizwa mu ijuru no kubahiriza amategeko. Kandi nibwira n'ibi nti, umuntu wajya mu mwenda w'amafaranga 20,000 wa nyiriduka, nyuma akajya yishyura ibyo aguze byose, wa mwenda wa kera waba ukiri mu gitabo cya nyiriduka, utishyurwa, kandi yabasha kumurega akamushyirisha mu nzu y'imbohe akageza azarangiriza kwishyura umwenda we wose. Mukristo ati, wagereranije ute iby'uwo muntu n'ibyawe?
Byiringiro ati nibwiye ibi nti kubw'ibyaha byanjye bya kera nishyuzwa n'Imana umwenda munini cyane wanditswe mu gitabo cyayo cy'abanyamyenda, kandi simbasha kwishyurisha uwo mwenda wa kera gutunganya ingeso zanjye za none. Nicyo gituma nubwo natunganije ingeso zanjye ngikwiriye kwibwira nti nakurwaho n'urubanza rw'ibicumuro byanjye bya kera. Ubwo murumva ukuntu uyu muntu ameze? Mukristo ati wabigeranije n'ibyawe neza cyane, ariko ndakwinginze komeza untekerereze. Byiringiro ati ikindi gihora kimbabaza uhereye aho natunganirije ingeso zanjye ukageza none ni iki? Iyo nitegereje cyane ibyo nkora none birusha ibindi kuba byiza, ndacyabona n'ibyaha bishya bivanze n'ibyiza nkora. Nicyo gituma ntabura kwibwira yuko ibyaha bivanze n'umurimo mwiza wose nkora bihagije kunkirisha igihenomu, naho ibyo nakoze kera byose byaba byarabaye byiza. Mukristo ati umenya ibyo ukora iki? Byiringiro ati nananirwaga kumenya icyo nakora ngeze aho nabibwiriwe mwizerwa, kuko twari tuziranye neza, ambwira yuko nintabasha kubarwaho gukiranuka k'umuntu utigeze gukora icyaha, ntabwo nashobora kwikirisha ukwanjye gukiranuka cyangwa uko abandi bo mu isi bose. Ubu yaba mwashobora kwiyumvisha uburemere bw'ibintu ndi gusoma, kandi yaba mwashobora kwiyumvisha umurongo upfuye abantu bawurimo uko bangana, umuntu wese yaba arimo asenga avuga ati Mana kuki ibi bintu bigaruka aho si ukubera njye? Yaba avuga ati nibwo mu iri teraniro hari abantu b'Imana bakijijwe, njyewe simfite ikibazo Mana. Ubu ndi gusoma ibi bintu, ndi gusoma mu gitabo cyabaye nk'indirimbo, ariko ibi bintu birakomeye kandi bikomeye cyane. Mukristo ati wemeye yuko yavuze ukuri? Byiringiro ati iyaba yarambwiye ibyo nyishimira kwitunganya kwanjye, nyibwira ko guhagije mba naramwise umupfu. Ariko none kuko namenye intege nke zanjye n'ibyaha bivanze n'ibyiza nkora byose, sinabura kwemera ibyo avuze ko ari byo. Yaravuze atumva namenye yuko umurongo ndiho ntajya mu ijuru, namenye yuko Imana itanyemera, cyakora iyo abimbwira ntaragerageza gutunganya ibintu nkora mba naramwise umusazi. Ariko maze kubitunganya nkumva n'ubundi umutwaro ndacyawikoreye. Naravuze ntumva nubwo ntamenya neza niba inzira mbwiye ariyo, ariko niyanjye ndimo nayo nzi ko atariyo. Bityo byatumye nemera iyo agenje ate yambwiye. Mukristo ati ariko ubwo yatangiraga kukubwira wemeye yuko haboneka umuntu utigeze gukora ibyaha? Byiringiro ati ndemera yuko ayo magambo yabanje kuntangaza, maze nongera kubana na mwizerwa no kuganira nawe ho hato, mera ko mbyemera rwose. Mukristo ati wamubajije uwo muntu uwo ari we n'uburyo akwiriye kugutsindishiriza? Byiringiro ati narabimubajije, ambwira yuko ari umwami Yesu wicaye iburyo bw'Imana isumba byose, kandi arambwira ati uburyo ukwiriye gutsindishirizwa nawe ni ukwizera ibyo yakoze ubwe akiri mu isi n'ibyo yababajwe ubwo bamubambaga ku musaraba. Ndamubaza nti gukiranuka k'uwo muntu kwabasha gutsindishiriza undi mu maso y'Imana? Aransubiza ati Yesu uwo ni Imana ishobora byose, kandi ibyo yakoze n'urupfu yapfuye ntiyabyikoreye, ahubwo yarabigukoreye. Nuko rero numwizera ibyiza yakoze byose no gukiranuka kwe kose bizakubarwaho nk'aho ari we wabikoze. Ibi ngibi umuntu ahita abifata nta n'ikibazo afite, atarigeze anamenya n'ububi bw'icyaha n'uburemere bwacyo, agahita avuga ati ese si ukwizera Yesu? Kwizera Yesu ni umuti. Ntabwo abantu bose bakeneye kwizera Yesu. Hari abakeneye kumenya uburemere bw'ibyaha byabo. Ni bande bakeneye kwizera Yesu ngo babere umuti? Ni abantu bamenye ububi bw'ibyaha byabo n'uburemere bwabyo. Abantu ibyaha byabo birimo bibwira ko bakwiriye kwiyahura. Abantu babona yuko ibyaha byabo bitukura tukutuku, abo bantu nibo bakeneye, mu gihe amaso yabo hanze ibyaha byabo cyane, mu gihe uburemere bwabyo babwumva cyane, bakeneye kureba ku rundi ruhande kugira ngo nanone ibyiza bya Yesu biremere cyane, birusha uburemere bw'ibyaha byabo. Ariko uhita ufata umuntu utarigeze wumva n'ibyaha n'icyo ari cyo, aterega ibintu burya ni ukwizera. Uyu muntu murumva urwego ariho. Reka nkubwire ikigaragaza ko uyu muntu akomeye, niba mubwira no kwizera nabyo biramubera intambara, binamunanire bitewe n'uburyo yumvise uburemere bw'icyaha ne.
Mukristo ati wumvise ibyo ukora iki? Byiringiro ati nabanje kuvuga impamvu imbuza kwizera nuko nibwiye yuko umwami Yesu atakunda kunkiza. Mukristo ati mwizerwa kubwira iki? Byiringiro ati ambwira kumusanga ngo nirebere nanjye ntisuguhangara ibidakwiriye. Ati oya, kuko yaguhamagaye ngo uze aho ari. Maze ampa igitabo cyandikishijwe na Yesu ngo kimpumurize njya aho ari. Ambwira yuko inyuguti yose yo muri icyo gitabo irusha ijuru n'isi gukomera. Maze mubaza ibyo nkwiriye gukora ninjya aho ari. Arasubiza ati ukwiye gupfukamira Data wa twese ukamwingingisha umutima wawe wose kukumenyesha umwana we. Ndamubaza nti ndamwinginga nte? Arambwira ati genda urasanga yicaye ku ntebe y'imbabazi ahahora yicaye iteka ryose ngo ababarira abamusanga. Ndamubwira nti sinzi ibyo ndi buvuge ningerayo. Antegeka kuvuga nk'ibi nti Mana mbabarira ndi umunyabyaha, umpe kumenya no kwizera Yesu Kristo. Reka mbabwire, uyu muntu ahabwa kwizera nk'impano. Kumenya no kwizera Yesu Kristo, nutamba gukiranuka kwe mu cyimbo cyo gukiranirwa kwanjye nduwo kurimbuka rwose. Mwami, numvise kuri umunyebambe kandi ko watanze umwana wawe ngabo umukiza wabo mu isi bose, ngo umunyabyaha w'indembe nkanjye muhabweho impano. Dore ndi umunyabyaha koko ukwiriye ubuntu bwawe. Mwami, ubwo buntu ubunsazeho unkize kubw'umwana wawe Yesu Kristo ukunda. Mbega umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha bye, mbega umunyabyaha ukeneye kwizera ubuntu bw'Imana. Reka mbabwire, nanjye hari igihe njya asanga abantu kuko icyaha cyabajujubije. Bari mu ishuri bakabona icyaha cyabo, bari mu modoka bakabona icyaha cyabo, ahantu hose bareba bakabona icyaha cyabo. Abo bantu bakeneye kwigishwa guhindukiza amaso ngo barebe Yesu kandi bamwizere. Ariko ntabwo ari abantu bose bakeneye icyo ngicyo. Hari abakeneye kubwirwa ububi bw'ibyaha byabo kandi bagasaba Imana kubibigisha. Hari ibintu bibiri Satani arwanya mu rugendo rwa gikristo. Ikintu cya mbere ni ukurwanya ko abantu basobanukirwa ububi bw'ibyaha byabo. Kuri iyo ntambwe Satani atanga ingabo ze zigapfa. Kuri iyo ntambwe umwanzi ntabwo ajya hatuma umudayimoni arahigira. Iyo abonye hari umuntu urimo ushaka gutekereza ko ari umunyabyaha, kugira ngo ubwo bushakashatsi abuhagarike, aramubwira ati ngaho jya muri korari. Kandi koko ubushakashatsi bugahita buhagarara. Yazabona uwo mutima wo gushaka kongera kwitekereza ubyutse, akagira ikindi kintu amushyiramo. Niyo mpamvu muzasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cya 15, muzahasoma ibintu bitatu byazimiye. Harimo igiceri cyazimiye, harimo intama yazimiye, harimo n'umwana wazimiye. Ibyo bintu bitatu byazimiye bivuga itandukaniro ry'abanyabyaha. Igiceri cyazimiye ninde? Ni umunyabyaha utazi ikibazo afite. Ni umunyabyaha uvuga uti haleluya mena tugiye mu ijuru, sibyo? Igiceri cyazimiye kugira ngo kiboneke, ibyo gisabwa ntabwo ari cyo bisabwa, ahubwo igisabwa kugira ngo igiceri cyazimiye kiboneke, kubera ko igiceri cyo kitazi ko cyazimiye, kugira ngo igiceri cyazimiye kiboneke, icyo Imana isaba igisaba nyirinzu, sibyo? Nyirinzu asabwa ibintu bibiri. Icya mbere ni ugukongeza itabaza, ubu nibyo turi gukora. Icya kabiri ni ugukubura, sibyo? Ibyo bintu bibiri nibyo nyirinzu asabwa kugira ngo igiceri kiboneke. Ndagira mbabwire yuko igiceri nta kintu gisabwa, kuko ni umunyabyaha utazi ikibazo agenje ate. Wibarira amajyambere. Buriya rero kugira umuntu akire byibura agomba kuva ku giceri, ku murongo w'igiceri akajya byibura ku murongo w'intama, sibyo? Intama yazimiye ikirusha igiceri cyazimiye ni iki? Intama yazimiye yari izi ko yazimiye, yari izi ko itari mu rugo rwa shebuja, yari izi ko ahantu ari mu ishyamba, kandi ko amasega arimo ayihiga ngo ayice. Cyakora intama yazimiye ntabwo yari ifite ubushobozi bwo kwishyira mu rugo, rwo kwisubiza mu rugo rwa shebuja, ariko nanone ntiyari imeze nk'igiceri. Iyo yari izi ko yagenje gute? Intama yazimiye ivuga umunyabyaha umaze gukangurwa n'umwuka wera, umaze kumenya ikibazo agenje ate n'uburemere bwa, umaze gukubita amaso ibibi bizanwa n'ibyaha bikamutakisha. Ndagira mbabwire ikintu rero intama yazimiye isabwa. Intama yazimiye irasabwa ikintu ntazi ko abantu bari aha bamwe bashobora. Irasabwa gutaka cyane.
igakura ijwi mu ishyamba ikarigeza mu rugo rwa shebuja, ikarangira shebuja ahantu yazimiriye, sibyo? Maze shebuja akajya kuyishaka. Uwo munyabyaha wakoze ibyaha akamaze kubimenyeshwa n'Umwuka Wera kandi akaba atashobora kwikiza, akeneye gupfukamira Imana akayingingira kumwishurira umwana we, akeneye gutaka cyane, ijwi akarikura mu ishyamba aho yazimiriye akarigeza mu rugo, kandi se azamutabara. Nibyo, umwana w'ikirara we ninde? Abanyabyaha burya baratandukanye, burya abanyabyaha bose si bamwe. Ubu hari abanyabyaha begereye ubwami bw'Imana, hari n'abakiri kuri yo bigwa, ariko Imana ishimwe, kuri buri ntambwe Imana iri ku murimo. Uyu muntu rero yaratatse, yabwiye Imana ati nutampa gukiranuka kwawe ndapfuye, nguciye mu myanya y'intoki, ubu niwe wantabara. Yabwiye Imana ati ibyo ntashobora byose narabigerageje, ariko ikibazo uko nari nkigifite cyose ndacyikoreye. Abantu narabasuye, abo gufasha narabafashije, urusengero nararukubuye, ubu ngiye kumera uruhara ariko ndarimbutse. Abwira Imana ati nutampa gukiranuka kwawe ubu ndapfuye, kandi bambwiye ko ari wowe wenyine wamfasha, ko nta muntu n'umwe wo mu isi, ko nanjye ubwanjye ntacyo nakwimarira. Ubu nkeneye gukiranuka k'umuntu utarigeze gukora icyaha. Tega amatwi, byiringira ati nari maze kumenya neza ibyo nabwiwe ko ari ukuri, ngo sinabasha gukizwa n'ikindi kintu cyose cyo mu isi keretse gukiranuka kwa Kristo. Nicyo cyatumye nibwira nti nindorera gusenga nzapfa, ariko ningumya gusenga naho napfa napfira imbere y'intebe y'imbabazi. Kandi n'iri jambo rinza mu mutima ngo naho byatinda. Wari uzi ko umuntu ushaka agakiza hari igihe asenga Imana ikamwihorera ngo irebe ko ibyo bintu atari byo arimo yigira? Oya, umuntu agasenga kugeza ubwo avuga ati mva agakiza ndakabuze, ni hahandi nabwo ndapfuye. Ariko Imana ibitegereje umwanzuro uvuga ngo mu gusenga n'ubundi ndapfuye, kubireka nabwo nzapfa, byibura reka mfe nsenga, ibibi birarutana. Buriya rero abantu bajya bakinisha ibintu by'Imana n'agakiza, ukumva umuntu araje ahangaha ngo ariko ngo ibintu si ukwizera ra. Nshuti yanjye, nubwo ari ukwizera ariko uzakwige neza. Ndaza kukwereka ko uyu muntu ari bukizwe no kwizera, ariko umva ukuntu asitaragoringa, ariko ari bukizwe no kwizera. Kandi n'irindi jambo riza mu mutima ngo naho byatinda, kuko nturi bwihe, kandi baravuga ngo utiha ntagenza ate, ntiyihuta, ubitegereze kuko kuza bizaza ntibizahera. Nicyo cyatumye nkomeza gusenga ngeza aho Data wa twese yampishuriye umwana we. Umva amagambo rero nashaka kugeraho nayangezeho. Mukristo ati wamuhishuriye ute? Muteze amatwi, ndashaka umuntu wese akanguka. Murakangutse? Byiringira ati sinamurebesheje amaso y'umubiri, ahubwo namurebesheje ay'umutima. Byagenze bitya, uwo munsi nagize agahinda karuta ko nigeze ngira mu bihe byanjye byose. Reka mbabwire ikintu gitangaje, umunsi wo kubabarirwa sha umuntu na bya bindi yatuye agira ngo byongeye biragaruka. Uwo munsi noneho nagiye nakumva icyaha, numva ububi bwacyo, numva uburemere bwacyo, ubugome bwacyo ndabusobanukirwa. Uwo munsi nagize agahinda karuta ko nigeze ngira mu bindi bihe byose. Ako gahinda nagaterwaga no kurushaho kumenyeshwa uko ibyaha byanjye ari bibi bikomeye, ko bikomeye kandi ari bibi. Nta kindi nari ntegereje keretse kuzashyirwa muri Gehinomu nkarimbuka iteka ryose. Ntiyatanze amaturo, ntiyagiye muri jiya, ikintu cyose bamubwiraga bati iki kintu ni icya gikristo yagikoraga kurenza abandi bantu bose, ariko atangazwa nuko bitagabanyijeho na purusi 10 ku kibazo afite. Nta kindi nari ntegereje keretse kuzashyirwa muri Gehinomu nkarimbuka iteka ryose. Uwo mwanya nibwiye ko mbonye umwami Yesu andunguruka ari mu ijuru, arambwira ati izera umwami Yesu urakira. Urumva ko ari ukwizera? Ndamusubiza nti ariko mwami, ko ndi umunyabyaha bikabije cyane. Reka mbabwire, buriya umuntu utarumva icyaha ibintu byose aba yumva ari imigani abantu barimo baca.
aravuga ati mwami ko ndi umunyabyaha birengeje urugero. Pawulo yanditse amagambo akomeye avuga ati ndashima Kristo Yesu ko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya abandi. aravuga ati ariko narababariwe. Ati kandi cyatumye mbabarirwa, iryo somo muzarisome ndarikunda. Timoteyo, reka mwumve icyatumye ababarirwa. Ikintu cyatumye ababarirwa ni cyiza cyane. Timoteyo gice cya mbere, urwandiko rwa mbere, umurongo wa 12. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje yuko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya abandi n'umunyarugomo, ariko narababariwe. Ubu buhamya kubugira uba ufite umugisha. Ubu ndimo ndabwira amahirwe azanwa no gutsindishirizwa. Amahirwe azanwa no gutsindishirizwa ntasanzwe, sibyo? Ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Umva 14. Ariko ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ninjye w'imbere. 16. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye w'imbere, uko imbabazi zari nyinshi cyane. Mbese mbabazi, niba Imana yababariye Pawulo, hari umuntu itababarira? Pawulo yabwiye abantu ati ikintu cyatumye mbabarirwa ni kimwe gusa, ni ukugira ngo hatazagira umuntu umushyiraho Imana urubanza. Ni ukugira ngo Imana yerekanire muri jye umunyabyaha w'imbere urusha abandi kuba babi, uko imbabazi zayo zingana. Ubu biratangaje, umuntu ugiye kuzarimbuka nta n'umuntu yishe, ugiye kuzarimbuka atarigeze asambana, umuntu wishe abantu atabara akazajya mu ijuru. Mbese hari ikibazo kiri ku mbabazi z'Imana? Ahubwo twebwe twigize abantu b'inyaryenge cyane. Arakomeza ati ariko mwami ko ndi umunyabyaha bikabije cyane. Aransubiza ati ubuntu bwanjye buraguhagije, nanjye nti mwami nakwizerane. Maze nibukira ijambo ngo uzaho ndi ntazasonza na hato, kandi unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Bimenyesha yuko kwizera Yesu no kujya aho ari. Umve, ubu kwizera kugiye guhita kuza muri we. Nta kintu ari bubone, nta nzozi ari burote, ahubwo agiye guhabwa impano. Bimenyesha yuko kwizera Yesu no kujya aho ari bimwe. Ujya aho Kristo ari niko kumusanga yifuza gukizwa nawe kuruta ibindi byose. Uwo ni uba wizeye Kristo by'ukuri. Maze amarira azenga mu maso, ndabaza nti mwami, umunyabyaha bikomeye nkanjye wamwemera koko ukamukiza? Mbese umuntu arumva ububi bw'ibyaha bye ukamukiza? Aransubiza ati uza aho ndi sinamwirukana na hato. Ndamubaza nti mwami, ninza aho uri nkwiriye kuza ngutekereza nte kugira ngo nkwizere nk'uko bikwiriye? Aransubiza ati Kristo Yesu yazanywe no gushaka no gukiza abanyabyaha. Kristo niwe amategeko asohoreraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Yatangiye ibicumuro byacu, azurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Ibi bintu byose Imana ibyigisha umunyabyaha, irimo imuremera kwizera. Aradukunda kandi yatwejejejeho ibyaha byacu amaraso ye. Ni umuhuza w'Imana natwe. Ahose hari amasomo, ahoraho iteka ngo adusabire. Ibyo byose byamenyesheje yuko Yesu ari we mukiranutsi nyamukiranutsi, wampesheje nanjye gukiranukira Imana no guhongererwa ibyaha byanjye n'amaraso ye. Kandi binyereka yuko umurimo w'agakiza Yesu yawurangije ku musaraba. We yumvira amategeko ya se ahorwa twebwe abayishe, kandi menya ko umurimo we atawikoreye, ahubwo yawukoreye umuntu wese wemera gukizwa ku bwawo akawumushimira. Menya ibyo, umutima wanjye wuzura umunezero. Yawuherukaga ryari? Yawuherukaga ataremezwa ibyaha. Hari impano 3 zitangwa ku munsi wo kubabarirwa, imbuto 3. Iya mbere yitwa urukundo, itanga uwo munsi. Iya kabiri yitwa ibyishimo, iya gatatu yitwa amahoro. Izo mbuto 3 zo ziboneka ku munsi w'agakiza. Tega amatwi.
menye ibyo umutima wanjye wuzura umunezero, amaso yanjye azengamo amarira, ndushaho gukunda izina rya Yesu Kristo n'abantu be n'ibyo ashaka ko dukora. Mukristo ati wahishuriwe Kristo koko, mbwira ibyo byatumye umera ute? Hanyuma Byiringiro ati byamenyesheje yuko ari ab'isi yose nubwo bibwira ko batunganye cyane. Aya magambo arambabaza. Nubwo bibwira ko bagenje bate, bari mu rubanza rwo gucirwaho iteka, kandi yanyeretse uko Imana Data wa twese nubwo ica imanza zitabera ibasha gutsindishiriza umunyabyaha uza aho iri ntice urubanza rubera. Kandi natewe isoni n'ibyaha byanjye bya kera, mpagarikishwa umutima nuko menye ko mfite ubwenge buke, kuko ibyo nahishuriwe byarushije ibyo nibwira guhereye kera kose kumenyesha ubwiza bwa Yesu Kristo. Byatumye nkunda ingeso zikwiriye abera, nkifuza kugira icyo nkora ngo icyubahiro n'ubwiza by'umwami Yesu, kandi nibwiye yuko iyo ngira amaraso angana n'amazi yo mu nyanja nayavushwa yose kubw'izina rya Yesu. Ubuhamya bukora ku mutima kandi buranejeje. Pawulo yandikiye Abaroma iki? Yarabandikiye ngo nuko rero twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu duhagazemo, ngo bitubere ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho igihe Yesu azaba agarutse. Kandi ndajya mubwira uzasoma amateka ya Pawulo witonze. Ngiye kugusomera amagambo make ariko icyigisho kiri mu byakozwe n'intumwa, wumve ibintu byabaye kuri Pawulo bikeye. Ngiye gusoza mu kanya. Icyigisho kivuga uwatotezaga ahinduka umwigishwa, ikigikurikira iminsi yo kwitegura, paje 81. Icyigisho cyitwa iminsi yo kwitegura. Ngiye kugusomera amagambo meza, wumva umuntu wavuze aya magambo Pawulo ikintu yari arimo avuga n'ubuhamya yatangaga, kuko niyo wanditse aya magambo yo mu Baroma avuga ngo nuko ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu duhagazemo. Ngiye kugusomera amagambo ari kuri paje 82 avuga ngo Pawulo amaze guhura na Yesu mu nzira y'i Damasiko, amaze no kubatizwa na Ananiya mu nzu ya Yuda, sibyo byamugendekeye biti? Yagiye mu butayu bwa Arabiya amara y'imyaka 3, ariko ngiye kubwira ibintu byabaye muri ubwo butayu. 82 ari wenyine mu butayu bwa Arabiya, Pawulo yahagiriye igihe gihagije cyo kwiga no kwihererana n'Imana mu mutuzo. Yatekereje ku byaranze imibereho ye ya kera yitonze, maze arihana rwose. Yashatse Imana n'umutima we wose, ntiyatuza kugeza amenye neza ko kwihana kwe kwemewe kandi ko icyaha cye cyababariwe. Yifuzaga cyane kugira icyizere ko Yesu azabana nawe mu murimo yari agiye gukora. Yakuye mu mutima we byari bimurimo n'imigenzo yari yaratwaye imibereho ye, maze ahabwa ubwenge buvuye ku isoko y'ukuri. Yasabanye na Yesu maze amushikamisha mu kwizera, kandi amusukaho ubwenge n'ubuntu butangaje. Nshuti yanjye muvandimwe, impamvu ituma iki cyigisho kigaruka ndagusabye gitekerezeho. Nta muntu ndi gutunga urutoki muri iri teraniro, ariko impamvu ituma iki cyigisho kuki duhora twumva tugomba kucyigisha, ntabwo ari ikibazo cyo kutabona ubuhanuzi n'ibindi byigisho twigisha. Kuki iki cyigisho kigaruka birimo guterwa n'iki? Mbese mushobora kwemera gushyira ibintu byose hasi maze mugashaka Imana? Ngiye gusoresha amagambo umugaragu w'Imana Dawidi yanditse muri Zaburi 32. Zaburi 32, amagambo meza cyane, amagambo avuga amahirwe yo gutsindishirizwa. Haranditse ngo amahirwe yo gutsindishirizwa, hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Uwo muntu arahirwa, uwo muntu arahirwa. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa. Ngicecetse amagufa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye, umunsi ukira. Uku niko Dawidi nawe yashatse Imana. Kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa yo mu cyi. Maze Dawidi aravuga ati nakwemereye ibicumuro byanjye,
sinatwikiriye ibyaha byanjye, naravuze nti ndaturira Uwiteka Imana gukiranirwa kwanjye, nawe umbabarire kubw'imbabazi zawe. Muribuka Zaburi ya 51 aho Dawidi yavuze ati Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Maze igihe Dawidi yari amaze kwemera ibyaha bye no kubyihana, muzasoma icyigisho bita Abusalomo cyo mu Bakurambere n'Abahanuzi, mwumva uburyo Dawidi yumvise ububi bw'icyaha n'uburemere bwacyo. Icyigisho kibanziriza igisoza mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, niho Dawidi yaje kuvuga tumva hahirwa umuntu wabara ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, kandi nanjye mu mahirwe ndayabyifurije. Muri uyu mugoroba mwiza wo gutangira isabato, ndasaba Imana kugira ngo idushoboze kunyura mu nzira y'agakiza neza, iduha umutima ukorana nayo neza, kandi iduha umutima uva ku izima ufite n'ibintu wishingikirizaho. Dutangire dushaka Imana kugira ngo bizatuheshe umugisha igihe Yesu azabagarutse. Imana ibahe umugisha mwese kubw'ubuntu bwayo, mu izina rya Yesu.